igice cya 12 umurongo wa 14. Nahageze ubwiriza cya 12 umurongo wa 14. Nahageze aranditse ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Subiramo. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Yesu ashimwe. Amen. Mu Rwanda mu bifunge Bibiliya na gakondo mumurikire mu mwanya mutoya. Mu Rwanda habaye inzara zifite amazina agera kuri 17. Nabyanganye mukareba hano. Habaye inzara zifite amazina agera kuri 17. Ariko ndashaka kuza gutinda ku nzara enye zonyine, ariko nabwo ndatinda ku mazina ntabwo ntinda ku cyateye inzara. Hari inzara yitwaga Rukungugu, Ruyaga, Rwakabaga, Rumanurimbaba, Rwakayihura, Ruzagayura, Rugaragaza abadakekwa, indi biyitindeho mu kanya. N'indi yitwaga Kimwaramwara, ayo ndayitindaho. Hari yitwaga Nonyajweho, ndayivugaho. Hari yitwaga Gapege, Rujukundi, Nyirahuku, Gahoro, Rwakayihura. N'indi yitwaga Rudakanga Mishanana, nayo ndayivuga gato. Bitwaga Rwakabaga, Rwakabatezi na Matemane. Izo ndi butindeho rero neye ni yitwaga Rugaragaza abadakekwa, na Kimwaramwara na Nonyajweho, na Rudakangwa Imishanana. Rudakangwa amakorasi. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Kera nkiri muto nagiraga amahane, nakundaga kurwana cyane, ku buryo kugeza n'ubu ari inkovu ngifite z'uburyo narwanagamo. Hari ahantu ngifite inkovu, kandi nubwo nakundaga kurwana nta mbaraga nagiraga. Inshuro hafi ya zose narwanye barangubitaga. Nigeze kurwana nawe yari siyasi yari titirere w'ibitaro bya Karago. Turwanye rero akana gato njye nigaga mu wa kane wiga mu wa kane. Nari naramuboneraga aho mubonye hose nkamukubita ngirwa nirukangana ku ishuri. Umunsi umwe abandi banyeshuri baramubwira bati niyongera kugukubita uzemere mu Rwanda gatukubita yaranakunesheje. Njyewe nkuko namenyereye mugeze imbere muri Elisa aranterura arazamura mu birere arankana nkamubita hasi ngo pa agandagira hejuru ati nkwice nimbabarira sinzongera. Wera ndisi uwo munsi yarankubise ntabwo nzakibagirwa. Nigeze kumusanga ahakorera kuko twese twarakuze, ndamubwira kujya wibuka ukuntu wankubise ati ni wowe wari washotoye. Icyo gihe yarankubise yaciraho imyenda mipanga nitahira sininga. Ngeze mu rugo negera mama ndamubwira ngo narisi yankubise kuko njye navuye n'amaraso mu mazuru. Arambye bati ngo narisi kakana gato kanya hepfo niye yakubashije umwana mucyarangije niyarangisha ndanyira nibino tujya kwihariza mama ati ntabwo naje kwihariza kwa narisi niyongera kugukubita uzihangane kariya kana sinajya kwihariza kuko kankubise ndi mukuru kari gato. Ashize umwanya mama arandeba mbona azanye amarira mu maso. Arambwira ati mwana wanjye mpamvu narisi yagushoboye nayimenye. Byatewe n'uko wakuze dufite inzara ntiwarya. Nanjye sinabonaga ibyo nkosa. Narisi yakuze iwabo bafite inka amata mu gitondo saa sita kongera nanjye nijoro kabandi. Kandi yaryaga neza ibyo yariye mu gitondo nanjye saa sita niyongere no kubirya nijoro.
atujye umenya ko wakuriye mu nzara rero ntukajye wanduranya n'abana bo mu bakire dore bakurusha imbaraga. Impamvu yashoboye narayimenye nuko ntaryaga, ntabwo nari narariye. Cyari cyarakuze gusa gitarana. N'ubu ngubu kurwana bizira kubi. Ndashimira Imana yampaye umugore udakunda kurwana, yaba arwana ari kuzandikana. Muri izo nzira z'amahane hari ikintu nangaga umuntu urenganya undi, akarengana kuva kera myaka kubi. Iyo nabonaga umuntu urenganya undi kandi maze no gukizwa na n'uyu munsi biracyavamo, iyo mbona umuntu urenganya undi mbanumva nashyira Bibiliya hasi nkarwana pe. Ntabwo umuntu urenganya undi rwose. Niga muri Trokome nigeze gusaba Imana kuzaba barinde, nijya kwiga muri segonderi mu wa kane no mu wa gatanu no mu wa gatandatu, basi uzafashe nziga section izatuma nijya muri kaminuza nziga amategeko nzaba umucamanza. Numva ndashaka akazi k'ubucamanza ku buryo abantu bazajya bampagarara imbere nkarengana ururengana, uwamurenganyije nawe nkamushyirisha muri gereza. Numva ndabikunze cyane. Hari abantu batari kuzagira rero, abambere abagore bajugunya abana nari kuzajya bakatira imyaka 30. Abandi batari kuzagira ni abagabo bakubita abagore, ntibari kuzagira pe. Nari kuzajya mvuga nibaguha imyaka tara kandi numva nzaba mberewe na kiriya gikanzu cy'umweru bambara, numva nzaba umucamanza byanze bikunze. Ngeze muri segonderi njya gusangana Imana, nuzafashe numa diplome, nizajya muri kaminuza ndi k'ubucamanza, nzajya ndenganura abantu bawe bagengana. Ndabisaba tujya no gusenga ahantu turabisengera Imana. Kandi tumaze amasengesho y'iminsi 2 irambwira ngo itangire ntabwo uzaba umucamanza. Ndabibwira ngo none abantu bawe nyari kuzarenganura iranyihorera. Burya Imana igira amagambo make. Nitari kuzarenganura abantu bawe barengana, none rero uranyihoreye. Imana iranyihorera. Ariko nubwo Imana yanyihoreye, yampaye umugore uzi ibintu bijyanye n'amategeko. Mudamu wanjye yize amategeko. Yarambwiye ambwira akajambo tugiye kuganira. Arambwira ngo mu butabera bagira terime cyangwa se imvugo ebyiri. Bagira imvugo yitwa isubikarubanza, bakagira n'indi mvugo yitwa isubukurarubanza. Isubikarubanza ni iki? Ni igihe abantu babiri baregwa, murangurikiye? Ni igihe abantu babiri baregwa, urega n'uregwa, umucamanza yemerewe kubabwira ngo nimwitahire, nitubakenera tuzabatumaho. Uwakoze icyaha ashobora kugenda akibwira ko ntabazamurira n'ubutabera, yaba agafata akamanuka akagira ngo yarabemeje, yarya inyama akagira ngo byararangiye, yahinga ibigori bikera akagira ngo nta rubanza rumutegereje. Ariko bagira kandi kantu kitwa isubukurarubanza. Isubukurarubanza ni igihe umucamanza yahamagaye uwarezwe n'uwareze akababwira ngo tugiye gusubukura urubanza. Muri iri teraniro tugiye kuganira akantu gato kitwa urubanza rutaraburanwa. Reka ntacyo mbikore nuko nabikunda, musubiremo ngo urubanza rutaraburanwa. Urubanza ariko umutima w'Imana ubitse amabanga menshi we. Uyu mutima w'Imana, umunsi umwe hari umukecuru twabanaga mbahanga i Karongi, akajya avuga ngo mwana we ngo afite ibyana byananiye, umutima wanjye waraboze. Umukecuru narebaga abantu babajejwe n'iki, nza kuvumbura ko afite abana bamuhonda bamukubita, umutima we waraboze. Ariko ivuga n'inyigo w'umukecuru wari waraboze, uw'Imana umeze. Umutima w'Imana ubitse amabanga ku buryo Imana iramutse ivuze ati njyewe ngiye kubishyira ahantu habona bose babisoma. Hari abantu muri iri teraniro basohoka birukanka bagatongera banazananirwa muri iki gihugu. Iyo Imana idatuza umutima wuzuye ibanga, hari abantu batazongera kubona. Kubera iki? Imana ni umunyebanga kugeza ku rwego ntikiri ibanga n'abantu bayanga.
ikagira ibanga ikavuga ati n'ubwo umwanzi wanjye reka Imana yahamagaye Aburahamu yabyaye abana 8 ababyara ku bagore 3 yashatse umugore witwa Sara abyara na Hagari abyara n'undi mugore witwa Ketura abyara n'abana 6 yabyaye abana 8 dukomereze kuri Isaka yabyaye abana 2 b'Imana Esau na Yakobo yabyaye abana 12 n'akandi kana k'agakobwa ka 13 kitwa Dina ifura ingana na se Yakobo ifura ya Yakobo yitwa Rubeni ntabwo ushaka kumutindaho tumureke ku mpamvu z'uko bakoresheje imvugo ngo ni igihe gito hanyuma harimo umwana witwa Yosefu uyu Yosefu bamuhinduriye izina bamwita Karosi niko bene se bamwise Karosi bene se baza kujya kuragira intama Yakobo arabahamagara agira ngo bana banjye nimwigire hino mbatume mujye kundebera uko bene nyoko bameze ahantu baragiye intama Yosefu agiye kujya kubareba ngo baraterana baravuga batariko mwaretse tukica Yosefu tukareba zazo zisiba niba zizasohora ngo bari muri iyo nama Yuda azamura akaboko baravuga atariko bene data mureke tureke kumwica dore n'amaraso ya data muri kwa kureka kumwica undi n'abatanga igitekerezo aravuga ngo nubwo tutamwica ariko reka ducukure umwobo tumujugunyemo tuzabesha papa kinyamaswa singazi zagize gute zaburiye bafata Yosefu bamushugunya mu mwobo bafata ikanzu se yamugoteye bagisiga amaraso bataha barira inyamaswa singazi zaburiye ihangane use nk'abamurikiye gato niza kano kantu bafata ikanzu ya Yosefu babaga ihene bayisiga amaraso ya hene ikanzu ihinduka amaraso gusa hanyuma ikanzu ya Yosefu bataha barira bayereka Yakobo inyamaswa z'ingazi zaburiye kandi Yosefu bamushugunye mu mwobo babizi neza ko akiri buzima Rubeni ajya imbere Simiyoni Gadi Nafutali Dani Ashera bose uko ari 10 bataha barira noneho ngiye kubigana urebe ufate ifoto uramutse ubonye abagabo 10 bakuze barimo babiri umbwire niba ari wowe utakwemera ko Yosefu yavuye kimwe kiki bose baramuronga bakajya barira batari goyoze abagabo bagapimwa zikakako ubu dusigaye tugira tutariko Imana ikakaza iruhukire yose ntabwo tuzokugibagiza ariko imfura zirapako ibuguru burapfuye ntabwo tuzongera kukubona yose ugirira ubuko ridashira mwana mama ariko urabona utagira ngo yapfuye umwobo bamujugunyemo barabuzi neza Bino vereke urimo murareba ku birenge byiwe Pole mama namukandagiye mbishaka ariko ndi kumubwira ngo Pole mama urababaye Pole Imana ibitsa amabanga igendere umurapfuye igira mwijura aho badapfa ikabagaba ariko igendera yose Satani ni umukara umurapfuye mwana wama urapfuye ngo igira mwijura aho badapfa iruhukire mwana wama urabona utagira ngo yapfuye wabibwirwa n'iki yateza amaboko gutya turi Imana n'Imana agatega amaboko atyo urabona utagira ngo nakandi Imana yarabantu uwakwereka ukuntu ari umunyamahane mu umugabo ntabwo avuga yashatse umugore umeze nk'ikisi neza ahinduka intama no kuyageze mu rusengero ariko Yesu yaratubambiwe ariko warakoze gutanga akana kawe Yesu kagapfa ariko watugirye neza w'Imana urabona abana kameze nk'ikisi mu rubona haba mu rubanza rutarabura n'ubwo Imana icecetse
yego baba n'ubona Imana ishekesisha n'aba bahanuzi bagashyiramo ikinyabupfura mu minsi yashize tugise agasuku byameraga abahanuzi baraguteruraga bakajugunya hasi n'ubona Imana ishekesisha ntabwo byarangiye hari urubanza ibi bihungu biraboroga birarira bigeze imbere ya Yakobo noneho biraboroga bikajya bitera burayangira bitanapfuye papa murumuna wacu arapfuye n'umuntu twamukunda uwabona barira gutya ntiwamenya ko aribo bamushugunye mu mwobo baraboroga batarapfuye Yakobo nawe abonye ganzuye ararira akingaragura hasi aravuga ati akana kanjye kapfuye dore yakanzu nakadodeye ngiyo ndayibuka akabona kanjye kapfuye ukarimarira bakajya baryana inzara ariko rata rwa Yosefu twarwemeje yakongera kubareba bakongera bakarira bati Mana nyagaza n'umwakire nyagaza ibi bihe turimo si ibyo gukinisha kwari ibihe by'intwara n'intwari zinaniwe Mana yimuwe n'urukundo ntaba n'itorero tugeze mu bihe bibi komeza wihangane mwana komeza wihangane naho babona udushira muri aka karere hano si mu gisagara muri iki gisagara umubyeyi yigeze kubyara muri aka karere kose ntabwo muri menya hariho ndabizi umubyeyi yigeze kubyara abyara amaze imyaka 7 yarabuze kubyara noneho yari umuntu wifite kuko yakoreraga leta afite amafaranga imyaka 7 ishize aratwita arabyara abakristo bati Imana ishimwe barabwira bati hadi cyubahiro bajya kumuhemba ariko haza kujyayo umuntu w'umugome bakoye akana gateruye akajomba urutoki akavuna urubavu oya muresereka kwizungurishwa umutwe mufite impuhwe kuko nawe ntabwo worohewe nawe ashyiramo urutoki akavuna urubavu ruvunnye akana kararira twibukiranye uyu mubyeyi n'amaze imyaka 7 atabyara akana karize aragahoza icecekere mama mbega akana karira icecekere nzunzu mbega mwana nubwo ari bagahoza ariko ni ugakocoye imbavu umubyeyi ati mu mwana wanjye muhoze ariko ndikumva arira uburyo adasanzwe arira undi ati mwakire muhoze ukarimo muhoza umwana yanga guceceka kubera imbavu bavufunye arakomeza ararira babandi arababwira ati nyamara banze umuntu ugiriye nabi umwana wanjye baba bararakaye cyane cyane wa wundi wamuvuna ati turarengana nawe wakuvugira umwana niba utangiye kudukeka turanitahiye barataha ariko basiga bamuvunira umwana urubavu turi kuganira urubanza rutaragira gute urubanza rutaraburanwa noneho muri icyo gihe umugabo we umusirikare ukahamagaye umugore akumva umwana ararira aza gusaba ikibari ajya gusura urugo rwe ahageze aterwa akana karebye bose asanga ku gice cy'abarubavu bavumye habaye umukara rwaraboze amujyana kwa muganga urubavu barukuraho umwana ni muzima yarakize ariko urubavu rwavumwe na mwene se babana aha reka pasiteri azamenya ayo makuru bari bafite umupasiteri usenga byuzuye hari abantu baba basenga utajijisha utaza akabupura utajijisha abimenye ku munsi w'ifunguro ryera abahamagara bombi muri nyabazi arababwira ngo wowe yari yatangiye kurira amarangamutima yaje niba barafumira urubavu rw'umwana wa mwene so ndakuvuma urabikivume nawe niba urimo umubeshyera nawe ndakuvuma uhinduke ikivume barebye ku mupasiteri arimo arira babura ibintu byabayiseye umwe wafumira urubavu ati mureke mbabwize ukuri ariko mugize kandi yaranutse mwemerako ubuzatani kugiye acuze nkabyeremwe urubavu nararumunnye ariko ntabwo nariranga ariko mpano mumugizatani yaduhenya nkabyemerako wamureba na Bibiliya muri 54 acigatiye kandi yaravunnye urubavu rw'umwana wa mwene se babibirwa neza wabimenye ko yarufungiye yaje yikora
numvise umutima umbwiye ngo mbabwire ngo hari urubanza rutarabo. Nimwerekanisha agakiza kanyu ry'imirimo n'indirimbo n'ibitabo amasengesho n'imisaraba ngabirusha abakora bo mu miryango y'abatubanirije burya nabo baje mu gahiga we basanga ukiri inyuma. Imyambaro yacu ni Dubai cyangwa itegisigwa, imyambaro yacu ni imirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Gutura neza ukabona neza ukamera neza nta mumaro, umurabyo buje mu gahiga we basanga ukiri inyuma. Imyambaro yacu ni Dubai cyangwa itegisigwa, imyambaro yacu ni imirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Kandi muto baguhagarashe mwerekanisha agakiza kanyu. Ari inzara navuze ndi buvugeho, ari inzara ibamo yitwa rudakangwimishanana. Iyi minsi turimo nta by'amakorasi nana. Iyi minsi yitwa rudakangwa amakorasi, ni rudakangwa haleluya. Iyi minsi turimo ni rudakangwa agatambaro, ni rudakangwa ingutiya ndende. Ni iminsi itandukanye niyo muzi mu gihe cyashize. Ibyo ngibyo ntabwo bitesheje agaciro, ariko hari ibindi bikenewe birenze ibyo ngibyo. Iyi minsi turimo itandukanye niyo mwari muzi. Iyi minsi ni bibi birenze ibyo mutekereza. Icyiza cy'Imana ntabwo iyi minsi mibi idutunguye. Kubera iki? Mwese muri iri teraniro ndabizi neza mwumvise ijwi ryavugaga ngo uwasengaga rimwe nasenge kangahe, uwasengaga kabiri asenge kangahe. Icyiza cy'Imana iyi minsi mibi yabanje kuyitubwira, ariko bene data benshi ni indangare. Ibyo bashyize imbere si iby'Imana yari ikeneye, ntabwo ari iby'Imana yari ikeneye. Iyi minsi turimo ni rudakangwa imishanana, irimo inzara yitwa rudakangwa imishanana, ni rudakangwa idukorasi. Hari inzara yitwaga rugaragaza abadakekwa. Urabona ndimo bigisha gutya wanyekera ko nawe afite akandi kana nabyaye nyuma y'urugo rwangera. Iyi minsi turimo ni rugaragaza butakekaga, abutibwiraga. Mbese muryaze mama za kuruhimbi, urabona wamenya ko nasize umugore wanjye ijisho ryabyimbye ntamunovye. Iyi minsi turimo ni rugaragaza abadakekwa n'umutakekaga. Nuwakatanga twisemburuza aganura bidakora hasi. Iyi minsi turimo ni rugaragaza butatekerezaga. Mube maso iminsi turimo nta burake zirimo itandukanye niyo bari muzi mu gihe cyashize. Iyi minsi iri mu rwangano rurimo inzara yitwa ntunyajweho. Nta burake ziri muri iyi nzira. Ibyo uzi bya kera ntabwo ari byo by'uyu munsi, ariko Bibiliya yavuze ngo kuko Imana izazana imirimo yose mu manza, ari igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi, Imana izazana umurimo wose mu manza, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Hari igihe umuntu ari umugome kandi akifuza guhura n'ineza y'Imana. Sanga umuntu ni umugome utwangarira mu rugo, umutima ugiye kuzaturika. Ni umugome, umutima yuzuyemo amahano, nakubaha Imana na gute kumubamo, ntajya atinya Imana na gatoya, nakubaha Imana. Ni umugome wujuje ibyangombwa, umuntu yatinyutse Imana, nta n'ubusoni agira, nta n'ubwoba na bukeya agira. Umutima w'Imana uramureba ubwawo ukababara. Nimumenye neza yuko Imana izazana imirimo yose mu manza, ari igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Usenge. Ntacyo da imirugo imfura n'abanyamasengesho be bazagusengera, ariko si ubwo y'amasengesho azaca. Nibashaka bazaca he
ku muntu uza mu rusengero ashaka kubona imbaraga z'Imana ajya n'umubafu ubwo urumva umuntu utari umugome. Imbaraga z'Imana zizacare umuntu ashaka guhura n'imbaraga z'Imana yacu akazigiranya n'imbaraga zo mu bapfumu. Ejo yaciye mu bapfumu kuwa gatatu, kuwa kane nta soni n'umutwe mubi aje mu rusengero maze tujyane, kandi ibyo ngibyo bikaba rimwe kabiri gatatu urumva ari umugome. Urubanza rw'abantu aho utari umugome ni he? urubanza ruhaye Ni gute ugereranya ibyo bintu bibiri byo? Umuntu bigeze kumuhanurira mu rusengero baramubwira bati umva ubere maso akana kaba kifura kagiye gupfa. Ati yabawe ibyo bintu ngiye n'ejo bundi umupfumu yari yabimbwiye. Abo utari umugome ni he? Ugereranya imbaraga z'Imana n'ibyo mu rusengero ukabikiranya n'ibyo wakuye mu bapfumu, wumva Imana uzayibona. Uzajya ubona ibintu abantu bakorera mu rusengero ugire ngo ni igipindi kuko nturahura n'Imana. Bavuga Imana igira neza nturayibona na rimwe kuko wafunze imiryango ntiwayemerera kwinjira. Amanyanga nkayo nayo muri iyi minsi abagore ntibavugwa. Iyo uvuze umugore ashatse yasohoka hanze agahamagara ariwe, ariko ubundi amanyanga nkaya muyavana hehe? Muyavana ni gute umuntu w'umudamu? Ariko rata ryo ni ibanga rikomeye. Abagabo bararushye. Ibi mwabyiboneye mu minsi yashize nagiye mu Burundi ndeba ukuntu abarundi bashaka Imana no kumva ijambo ry'Imana. Waba habigisha nk'abo tugira mu Rwanda, waba habigisha nk'abo dufite mu Rwanda, urigisha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntawe urarambirwa. Wababwira kwihana bakaza ubona bafite imitima ishaka kwiga. Buno muri musengero umuntu ashobora kuva hano akajya i Kigali, bahita asoza ushobora kuva hano akajya i Kigali akahura n'agakobwa kakasama akaba agati kuyinda akavuga ati reka nisubirire iwacu. Ati amena ndashimira Imana yandindiye mu mujyi wa Kigali. Haleluya, Yesu amen. Imana yabanye nanjye dore babaye n'icyemezo aho nasengeraga iwacu mu Gasyana. Amena, Imana yagiriye neza bene data. Ubu nagarutse ngo dufatanye umurimo w'Imana. Haleluya. Urabona bakubwiye naci ikintu kintangaje nuko uwo mbwiye nawe mubonye ari maseka nta kibazo. Reba uyu muntu umukobwa Imana Rwanda n'inda n'akana yakubyariye wowe uri muri iri funguro rye akira umubiri wa Kristo. Amen, amen. Akira n'amaraso ya Yesu. Amen. Ubwo wibwiye ko byaragiriyeho Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hano urubanza. Hanyuma muhaguruke dusenge niba yacu hano. Aha, nimwicaye nakowe iminota ibiri. Umuyobozi ashobora kubaza imbere, ikibazo nuko ndimubwira badahari. Ntabwo ari imyambwe imbere n'abandi badahari bakunda intambara nkayishaba. Bakunda intambara nkayishaba cyangwa bakora. Bakabaza imbere ati haleluya bene data. Akagasengera kacu ni gato. Mureke tukangure tukagira kabiri. Bose batiyemeye ngo umuyobozi wacu amen. Urusengero turugira runi. Bati muzatanga amafaranga ngaho. Undati rwose y'uduco wese tuzatanga umuyobozi wacu. Hanyuma urwifura Imana yarakuduhaye. Ibyo uzagusaba byose tuzakora. Ababyeyi bamukorera amen. Yamara kubava imbere nyiragakiza karanze ntituzayatanga amazi. Ubundi se tuyobora abandi isanze siwe wayubatse, yasanze ishinze ihari nazarusyaho azabumane naziriyangije z'abanyamasengero uzarebe icyo uzamumarira. Yanze kubana n'abagabo bazima uzabana n'ututwana tw'utunyamasengesho tuzarebe ko ruzuzura. Waba bana bateze amaboko bati haleluya.
byavuye mu nama yambwiye ngo mbabwire ngo hari urubanza kuko Imana izazana imirimo yose mubaza uru rusengero rusuzura maze naho bigeze sibyo batekerezaga usibye n'abahanga n'ab'imbaraga z'ahandi barabirwanyije aho bigeze n'imbaraga zikomeye ziba kandi yatangije umurimo mwiza gutya nyuma y'izawusohoza yatangije umurimo itya bifite n'imbaraga zo kuzawusohoza mugitare cyane haleluya iyi yatangije umurimo n'izawusohoza ntakinanira Imana mu gihe Imana yahamagaye Aburahamu igira hino ngari Imana yahamagaye Aburahamu yahamagaye Mose iramubwira ngo uyu munsi murarwana n'abameresi ndashaka kugusaba yuko ugira ikintu ukorera usanzwe uzi kurwana ariko uyu munsi nturwane zamuka umusozi uzamura amaboko ariko mwana we yaba saha yirukaga i Kigali hanyuma mu ntara akagenda buke iramubwira ngo ugende uzamura amaboko mu Rwanda n'abamereki njyewe nzaca mu maboko yawe muneshi ndaca mu maboko yawe muri bidasanzwe Mose azamuka umusozi azamura amaboko yazamurusha amaboko arayazamura ukomeje yazamure paka asoje zamura arazamura ntumanure nakureba nabashije umupasiteri umwe w'inshuti ndamubaza ni iyi ntambara yamaze iminsi ingahe arambwira ni iyi ntambara yamaze iminsi 7 mureke mbabaze torero muri mwebwe hano mu Rwanda n'iminsi 7 azamuye amaboko atya amaboko arayazamura bigejeje saa 4 yumva amaboko agiye gutakara aravuga ati ndumva amaboko agiye kuvaho atereka manure gakondo uhuke manura nako aramanura arebye mu kibaya abona Abisirayeli bari gutsindwa abona abagabo bataye abagore abona abagore bataye abagabo abona bamwenyesha agatereka nzamura itorero ridasenyuka amaboko arongera arayazamura haleluya agasasama yumva arapfuye aravuga ati reka manure gakondo uhuke amanuye amabiri bakiheze hariya abanyamasengesho gusenga barabireka yaravuga ati mbere nta n'ubukwe bukira haleluya abantu bacu baragureka rongere nzamure arazamura mu kibaya hari abagabo babiri b'intwari hari uwitwaga Aroni n'uwitwaga Huri umwe aravuga ati ariko Imana ica mu maboko ya Mose tukanesha yayamanura tugatsindwa ariya maboko ya Mose tuyakorera iki umwe aravuga ngo reka afate akaboko k'iburyo undi nawe afate akaboko k'ibumoso fata akaboko gutya fata igihe numva kuri yabifashe fata amaboko gutya bafata amaboko ya Mose urumva umerewe gute meze neza nta kintu kiryoha nta kintu kizana ububyutse mu itorero nko kumuyoborwa n'umuyobozi wishimye uwo mubwira abantu bameze neza nta kintu kiryoha nimunega bakitore iyi ntambara yari irangira kubera ko amaboko ya Mose azamuye atigeze amanuka iyi ntambara yari irangira nta Mwisirayeli n'umwe wagiye gupfa kubera ko amaboko ya Mose yabonye uyafata nimunyumve abanyamasengesho nubwo amacumu yaturuka impande n'impande nubwo amagambo y'urusereri yaturuka ahandi ariko amaboko y'abanyamasengesho nimuyazane gufata ya mwanya itorero rizabyuka imbaraga zizakomera Imana izakorera ibitangaza ibyo abanyamahanga batatekerezaga n'abarwanya umurimo w'Imana bazabitegereza babirote mu nzozi ntibizigera bishika imbaraga zose zagisanze ziri muri ariya maboko yimanuka abadiyakoni muri aha ngaha nimuyafate amaboko yimanuka abanyamasengesho muri aha aya maboko nimuyafate yimanuka amagambo asa neza nk'ibicantege aryana n'ibisebe by'umufunzo yigera aha ngaha nimufate aya maboko namanuke iyi gisanze tuzayubaka umurimo w'Imana uzakoreka ahandi ibicaniro bizasiba ariko igisanze igicaniro cyabo kizima nibyemera igisanze kizima nibyemera igisanze kizima nibyemera wahaguruke dusenge izina rya Yesu haguruke dusengane ari ndimo mbabwira ngo hari urubanza rutaramuranwa bifize imbaraga z'Imana gusivange n'iz'abapfumu
ibintu by'ubusambanyi muri iyi minsi bishire. Tuje mu mwaka wo gushakana Imana umutima wacu wose. Imana ikeneye abakozi mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nimuri ibyaha bive mu mitima. Iki ntabwo ari igihe cyo kuvangavanga iby'Imana n'ibya Satani. Imana irikunda, yaravuze ngo mu bwenge bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose, ubugingo bwanyu bwose. Niba ushaka Imana, umuyobozi yabivuze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, abishakisha gukora ibyiza badacogora. Niba ushaka Imana, kora ibyiza. Imana yabwiye Kayini, iramubwira ngo mbese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Nushaka Imana, nushaka gukundwa, nushaka gukorera Imana, va mu bibi ukora ibyiza, Imana izakwemera. Byanze bikunze muri iri teraniro hari umuntu uvuze ko byanze bikunze Imana ni njyewe ngiye. Uru rubanza rutaraburanwa ni njyewe Imana yabwiraga. Ibi ni njye Imana yabwiraga. Inyuma yanjye hari undi mwigisha, ariko reka dufatanye twese tubwire Imana ngo tubabarire. Ibyabaye vuba n'ibyabaye kera ubitubabarire mwami, tuboneke mu maso y'Imana Siyoni. Hari ubundi buryo nari kubikoramo, ariko kuko Imana undi mwigisha, reka dusenge gutyo. Ndakwinginze nawe ahantu uri, sengana nanjye. Bwira Imana ngo hari ibyo nibutse nakubabajeho, ariko ngirira ibambe mure nawe muri iri teraniro. Mbabarira mure nawe muri iri teraniro, kuko Imana izazana imirimo yose mu manza, ari igihishwe cyose, icyiza cyangwa ikibi. Tuzamure dusenge. Mana y'imbabazi n'ubuntu, soko y'amazi abeshaho, Mana y'ubugufi na kure, Mana yumva abayitakiye, Mana yumva abayitakamiye. Imbere y'amaso yawe muri iri teraniro, turabona abamama twakoze ibyaha byaduhesheje amahirwe make mu gushyikira ubwiza bw'Imana. Dusanga Imana imbabazi muri iri teraniro. Babarira iri teraniro ndabigusabye, babarira iri teraniro ndabigusabye, babarira iri teraniro ndabigusabye. Cyubahiro cy'itorero, babarira iri teraniro ndabigusabye, babarira abavangavanga ibyaha ndabigusabye, babarira abakumamaye ndabigusabye. Nubagendereza mucyo natwe n'udusigana kwinginze. Ubugingo budashira tugirire ibambe, ubugingo budashira tubabarire, mahoro yabera tubabarire, ishingikirizo risina tubabarire. Iri teraniro rigirira imbabazi ndakwinginze, iri teraniro rigirira imbabazi ndabigusabye. Nasako pesa limareka, seko pesa namona merosane pae, shekimara rosaki poneba, shaiso bremare pae, shekitako pefa simaneba, eyesindega mona saneba, tututuke pasimoneba, shaya celebre fobrene, estikipina salegre fobrene, yuitikista kipo festivalebra, esokitake posari movebra. Babarira iri teraniro ndakwinginze, ubugingo bwacu bureke mu maso y'Imana Siyoni. Uduhere umugisha muri iri teraniro, udukize uru rubanza ntawe bazarushobora. Amahoro ab'isi bagatanga yuzuza ibiti. Chasse possible, mayigida mosalido grefo pina, seizo briva breva na dekofina pa, sego biva no destakira pene, zediva no dekofina pisima nebra, eizo biva la nosa libro vedra, tosito che profasimo nebra, iwi sigrifo prema la sempre fobre, tu ne che seta cope fasima nebra, e ama kotiki sikira povera ima, e quindi se io muri di teraniro, ma magari me la cassinana muri di teraniro, i dottore che facciamo tu mi vedi muri di teraniro, aveva una di fatemi muri di teraniro, quale ciucci da sangue magari, un mussolino mi fu che non mi uscia, i parere salonissima quale ho, mi va tumbuto non c'ho in mano, mi va una di mano prima, guardi ci voglio un Kimbabazi zawe zigashira, utugereza kuko ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen.